Muri video iheruka twarebeye hamwe uburyo wakwitwara mu gihe umuntu mukundana arimo araguhatira ko mwabana byihuse cyangwa se ari kugushyiraho pressure. Mu byo twavuzeho ko hari n'igihe nyine muri uko kuntu abarimo aragushyiraho pressure kubwira niba utagize vuba ngo untware nzisangira runaka, agakunda kukubwira ibintu nk'ibyo cyangwa se akubwira ati nzagenda, ukazajya kubona ukabona gutunguje nka invitation cyangwa se save the date, bwa butumwa bubanziriza invitation cyangwa se ubutumire bw'ubukwe. Muri video ya none rero ndashaka ko tugaruka kuri icyo kintu noneho cyakwa kundi nyine ujya kubona ukabona umuntu mwakundanaga agutunguje invitation, agutunguje save the date. Biterwa n'iki? Ese wakora iki kugira ngo wirinde ko ibyo bintu byakubaho ngo bigutungure? Nibyo tugiye kurebera hamwe muri video ya none. Ngushimira cyane nanakwifuriza ibihe byiza ndetse nanaguha ikaze we ukunda video za Naomi Irakoze kuri Sec channel ya YouTube ikugezaho ama video atandukanye. Nshimira cyane abantu mukomeje gukora subscribe kuri YouTube channel yacu, abantu mureba ama video yanjye, abantu muya liking ndetse n'abantu muya sharing. Nukuri murabe igiciro kinini cyane. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo nkubwire rero nawe utarakora subscribe ngo uyikore ndetse ugira ama video yacu uya liking unayasharing abantu babashe kureba. Nukuri uzaba uduhaye inkunga ikomeye cyane. Ndashimira kandi abantu bagenda bampa commentaire bishimira ibiganiro byanjye, haba kuri video bakama commentaire, haba kuri Facebook nabwo bakambwira. Mwese nukuri ndabakunda cyane. Hanyuma rero nkwibutsa nanone ko niba hari icyo wifuza ko tuzaganiraho cyangwa se hari ikibazo ufite wumva wifuza ko twakugiraho inama, ushobora kunyandikira kuri Facebook yanjye Naomi Irakoze Mugaragu, hanyuma ukambwira icyo kintu tukakigarukaho mu video yacu. Nkuko maze kubikubwira tugiye kurebera hamwe kuri ya kuntu ubukundana n'umuntu ukajya kubona ukabona save the date yiwe cyangwa se invitation yiwe. Biterwa n'iki? Nkuko twabigarutseho muri ya video yabanje, hari igihe abantu bakundana uko ari babiri haba harimo umwe ufite pressure. Nkuko nabigarutseho muri ya video ugasanga akunda kukubwira kandi igihe uri murantindira wenda mwari mwaravuganye igihe runaka, mwaravuganye ko nyine igihe runaka ari bwo muzabana cyangwa se ari bwo muzategura ubukwe. Hanyuma wakumva afite pressure rimwe na rimwe iterwa n'imyaka, iterwa na societe, iterwa n'umuryango, iterwa nyine n'imyumvire. Abandi duturanye baransize, abo twiganye bose bararongowe no kwikanga agafaranga. Hari igihe umuntu yumva agafaranga kamuriye agafasha ati burya nzarongore cyangwa nzarongorwe. Ubwo rero mwaba mukundana we akumva nyine arashaka kubyihutisha kandi we wenda hari ibindi wapanze runaka. Kwa kubyihutisha kwe rero yabona wowe utarimo uragendana n'iyo vitesse ariho, urimo uragendera kuri vitesse mwe mwihaye imbere, kavuga ati oya ibintu sinabivamo. Ukazaya kubona ukabona rero save the date yari cyangwa se invitation. Ariko akenshi ibimenyetso by'uko uyu muntu agiye urabibona. Swat araza akakubwira nyine nge ndumva icyo gihe ari kera, ndumva nshaka ko biba vuba, ndumva nshaka ko bigiye iki n'iki. Ukamubwira uti kubera impamvu iyi ntabwo nakunda iki gihe pe, reka tubishyire igihe iki n'iki kubera ko ariko nzaba ndi bien préparé. Akavuga ati sawa ndabyumva reka tubigenze gutyo, akagenda. Akazongera akitora ikindi gihe nanone akongera akavuga ibyo gutyo mukajya muhora muri uwo mukino. Wamubwira ngo yakubera hari ibintu kirimo urategura akakubwira ngo yego, ariko atari yego ivuye ku mutima, nyine ari yego yo kugira ngo akwikize no kugira ngo use naho butuje. Icyo gihe rero niba ubona umuntu ari kuri pressure akaza akakubwira ngo nukomeza gutinda nzigendera, kandi icyo gihe ndumva ari kera, akabikubwira rimwe kabiri gatatu, ukabona n'ibintu akunda kukubwira, muzicare muganire umubwire uti please gahunda zanjye ni izi ngizi, ubaha gahunda zanjye. Ese urumva iki n'iki utagitegereza? Akubera imfura wenda akubwira ati sinagitegereza, umuhera ugara umubwira uti ngaho igendere, niba hari undi wabonye cyangwa niba hari undi ufite hariya mugende mubane kuko giye mfite ibintu nkirimo ndategura. Wenda kizaba ikibazo igihe azakubwira ati iyi nzategereza icyo gihe, ariko wenda kubeshya atazagitegereza. Ariko niba akubwiye ko atazagitegereza akakubwiza ukuri, muri imbere yigendere, muha amahoro rwose, umurekere umwanya we agende ajye kubana n'uwo nguwo uri kugendana na vitesse ariho. Icyo ni kimwe tubonye ko hari igihe nyine muba mwaraganiriye ibintu ariko bitewe na pressure we yumva ariho, akumva adashoboye gutegereza igihe mwavuganye, ahubwo agashaka guhita afatiraho. Impamvu zo ni nyinshi ariko turagenda tugaruka kuri zimwe na zimwe. Hari indi mpamvu ishoboka. Ushobora kuba ukundana n'umuntu
hari video twigeze kubivugamo tuvuga ko ushobora kubukundana n'umuntu mukaba mwanaryamana, nubwo uko kuryamana kudasobanuye gukundana, ndetse no gukundana bidasobanuye kuryamana. Mushobora kuryamana ukamutera inda kubera pressure ariho y'iyo nda, akakubwira ati ye rero ubu ngubu wenda mwari mwarapanze igihe muzabanira mu gihe kirekire cyangwa se mutaranabipanga, kubera pressure afite inda akavuga ati ndashaka rero ugiye ibintu byihuse, sinshaka kuko ibintu birabura, ndashaka ko tubikora vuba bikaba mu nzira. Ugatangira nyine uti nta bushobozi, reka tube turetse gato banze ubyare mbanze nisuganye ibiki n'ibiki. We kubera ya pressure ariho, rimwe na rimwe akaba wenda hari abandi bantu hari abaziranye, akaba ashobora nko kuba yabigira umuntu akamubwira ati jyewe umuntu arashaka kunteza y'isi, niba wumva nta kintu gutwaye twigendera. Ibi bibaho rwose, ashobora kumwemerera. Hanyuma yabona wowe nyine ukomeza kukwizigiza cyangwa se ukomeza kuvuga ko nta bushobozi n'iki, agapanga n'uwo nguwo, ukajya kubona ukabona invitation hariya wari utegereje nyine ngo turacyakundana, ngo nzategereza byare, ukajya kubona ukabona invitation nyine gutyo. Icyo gihe rero ntabwo uba ukwiye kumubrayininga nanone, kuko afite pressure ya societe na famille kubera ko aratwite. Ni ibintu mu muco wacu donc bisa naho bitagaragara neza. Arashaka ko societe itamucishamo ijisho kubera icyo kintu. Ubishoboye rero niba umukunda ko kumva kumufiteho gahunda, nubwo nanone twavuze ko kuryamana no kubyarana bidasobanuye kubana, ariko niba wumva umukunze kandi ukumva wari usanzwe ubifite muri gahunda, mu bushobozi bwawe buke ufite, wakwemera mukabana kugira ngo umufatanye kurera uwo mwana. Kuko uvuga ngo ugenda ngo buri harangu ngo nzagufasha, wamuzanye isuka mufasha muri kumwe niba nta kintu gutwara. Tuvuge wenda niba ufite inzu ukodesha nawe akaba afite inzu yakodesha, kuki mwakodesha inzu ebyiri, wamuzanye mugakoresha ubushobozi buke bwanyu, ukamuzana mukishyura inzu imwe, hanyuma mugafatanya kurera uwo mwana ukanamwitaho muri kumwe. Igihe cyose rero ibyo ngibyo uzaba utabikoze, naramuka agize umuntu hariya umwifatira bakabana, uzihanganire kubona iyo invitation cyangwa se iyo save the date. Ikindi, ushobora kuba ukundana n'umuntu akagutendeka, akaba afite undi hariya, wenda ibyo mupanga ari nabyo bapanga, gahunda zose mufitanye nazo bafitanye, ariko nanone ku kijyanye no gutendeka hari igihe ubona ibimenyetso ukabyirengagiza ubishaka. Nubwo wenda atari cyo gisobanuro ahanini, ukabona nk'umuntu yirwa posting undi, uko byagenda kose 100% ntabwo umuntu aposting ikintu cyangwa se umuntu yanga, agakunda kumupostinga, ukabona bakunda gusohokana, ukabona bakunda guhorana, wagira ngo urabajije ati uriya ni umushuti wanjye cyane, kandi rimwe na rimwe we nawe mutaziranye. Gute umuntu w'umushuti cyane wa sheri wawe mutaziranye wowe? Ibyo ngibyo ugomba kubikoraho attention, ugakora ibishoboka byose umenye ikiri hagati yabo, ibijya mbere hagati yabo. Uko byagenda kose abantu bafitanye umubano wihariye urababona, nabo rero ushobora gukomeza kubagenzura ukabibona ko bafitanye umubano wihariye. Icyo gihe uzakora iki? Icyo gihe niba uzi ubwenge uzakurema akawe karenge, ariko niba wiyemeza gukompeta, uzateganye ko ushobora gukompeta iyo save the date cyangwa invitation, ukazajya kubona ukabona urayibonye. Abandi bazibona batarigize bajya muri competition, atarigize atekereza ko hari undi muntu ku ruhande, hanyuma wowe none ubizi neza ko hari undi muntu ku ruhande, rimwe na rimwe unabona ko ari we ubogamiweho cyane, niho utazayibona. Bibaye byiza wabivamo, igihe cyose ubonye urimo uratendekwa, ubishoboye wabivamo ukareka iyo competition. Ko uri umukobwa abasore baba bahari benshi, uri umusore abakobwa baba bahari ari benshi, kugera muri competition y'abandi bakobwa y'abandi bahungu, hari igihe rwose bikwicira igihe cyangwa se bikagutakariza igihe, ntugire n'icyo wakuraho gukakura stress gusa. Ibyiza rero bishoboye wabivamo hakiri kare. Nkuko nabivuze rero, ni byinshi bishobora gutuma ubona invitation cyangwa se save the date utayiteganyaga, kandi ku muntu mukundana biranaryana, biranababaza, ushobora no kubirwara igihe. Ariko birakwiye ngo ugenzure urukundo ukundana n'umuntu, ugenzure neza niba muri kumwe ari wowe nawe, kandi muri guhuza, muri no guhamanya, haba mu byo muganira, haba mu byo mupanga, urebe niba ari wowe nawe, nta wundi muntu uri aho ngaho ku ruhande. Biba ari ibigutunga utarigeze ubimenya, ni accident nkuko n'izindi accident zibaho, nyine byakubabaza hanyuma ukanihangana ukiyakira. Ariko bikubayeho warigeze ubimenyaho ukabireka, tuvuge nk'ibyo navugaga, ukumva ko umuntu ubwahari muzakomeza mugakompeta, kandi ukumva ko uzatsinda ntutekereze ko ushobora no gutsindwa, cyangwa se wundi uhora akubwira ngo nzigendera, ngo ikintu ukavuga uti aba yivugira ntahazajya ndamufite gutya, ukazakora ukabona ya save the date cyangwa se invitation
rwose uzirenganye kubera ko rimwe na rimwe uzaba warabigizemo uruhare. Hari ibintu uzaba warabonye ubyirengagize kandi wakabaye ubiha agaciro, wakabaye uvuga uti niba ikintu kimeze gutya ngomba kubivamo cyangwa se ngomba kuberereka cyangwa ngomba guha umuntu rugari akikorera ibyo yishakiye. Ariko mu gihe nyine utafashe umwanzuro, tuvuge ngo ubwire umuntu uti niba ufite pressure igendere, cyangwa se ngo uvuge ngo niba mbonye runaka afite undi muntu reka jye nigendere hato ntazababara. Ujye witega rero ko urwo rukundo rwanyu rushoboka cyangwa se ntirushoboke. Donc 50/50. Ujye utekereza ko mushobora kuzabana cyangwa se ntimubanuka, ahubwo ukazayakubona ukabona utunguwe na ya invitation cyangwa se na ya save the date. Rimwe na rimwe ntazigera ndakwicaza ngo akubwire ngo mfite ubukwe ngo ibiki n'ibiki, oya, kuko azi ko nawe uri aho ngaho utegereje bizagutungura. Nigutungura rero usa naho wabigizemo uruhare uzabyihanganira. Ntabwo ari byo mbifuriza, ndabifuriza urukundo rwiza, urukundo ruryoshye, urukundo rufite intego, urukundo rufite imirongo rugenderaho, kandi urukundo rw'abantu babiri bumvikana. Nirwo rukundo nifuriza abakunzi ba Sek Channel, by'umwihariko abakunzi ba video zanjye zijyanye n'urukundo. Umuntu waba waratunguwe na save the date reka nkwihanganisha. Umuntu rero waba waratunguye umuntu na save the date reka nkubwire ngo uri umwana mubi. Nanakubwire ngo niba wumva warambiwe umuntu cyangwa se utakiri kumwe n'umuntu wamuhakaniye nkuko n'undi wamwemereye urukundo cyangwa wari umusabye, wamubwiye n'ubundi mukabivamo cyangwa se ukamuhakanira ukamubwira uti uburoge nahinduye gahunda ndi kumwe na runaka ndakomeje ndakataye, akabimenya. Ariko ntujye kumutunguza invitation, ntujye kumutunguza save the date. Kubabaza umuntu nta kintu byakumarira, kubabaza umutima w'umuntu en plus none unabizi ko agukunda nta kintu byakumarira. Ibyiza mubwiza ukuri, yiyakire cyangwa se kwiyakira bimunanire, ariko wowe akawe wagakuyeho ujye kubana n'ushaka. Ni uburenganzira bwawe kubana n'ushaka, ariko si uburenganzira bwawe kubabaza umuntu ugukunda byongeye. Gukundana bibaho no gutandukana bibaho, byose birashoboka cyane. Hanyuma rero mbifurize ibihe byiza cyane. Mbinana nawe mirakoze, ndabashimiye cyane kuba mwakurikiye iyi video yanjye. Bararikiye gukomeza gukora like no gukora share izi video zanjye ku nshuti zanyu zose kugira ngo bajye bareba izi video zijyanye n'urukundo. Bye bye. Nyagasana barinde.